Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Mumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Dusome kenshi tumenye byinshi, muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Abanyeshuri bo mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza ndabasuhuje. Bahaye ikaze mu isomo ry'Ikinyarwanda ry'uyu munsi ritangirwa kuri radiyo. Muri kumwe n'umwarimu wanyu Theopiste ukomeje kubafasha gusubira mu isomo ry'Ikinyarwanda muri mu rugo iwanyu binyuze kuri radiyo. Abana, ubushize mwarimu yabahaye umukoro wo kubwira abo mubana isomo mwakuye mu nkuru yitwa Abana ba Nkwaya, ndetse abasaba gushushanya ubwoko bw'ibiryo mukunda kurya muri mu rugo iwanyu. Abana, mwarawukoze? Nizere ko mwese mwawukoze, kandi habaye utarawukoze ubutaha mwazajya mugerageza gukora umukoro mwahawe. None se abana, ninde watubwira iki nkuru Abana ba Nkwaya yamwigishije? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe isomo twigiye mu nkuru Abana ba Nkwaya. Murakoze cyane. Rimwe mu isomo twize mu nkuru Abana ba Nkwaya ni uko mugomba kujya murya indyo yuzuye kugira ngo mwirinde indwara ziterwa n'imirire mibi. Mbere y'uko dutangira, reba ko ufite ikayi cyangwa urupapuro n'ikaramu hafi yawe. Nawe ufite igitabo ugomba kuba ugifite hafi yawe. Wowe ubifite ni byiza cyane. Ntuve iruhande rwa radiyo dukomeze twige. Wowe utabifite, nguhaye akanya gato ko kujya kubishaka. Iyi ndirimbo ngiye kubashyiriramo ntirangire mutaragaruka, sibyo? Twige Ikinyarwanda. Babyeyi, ibihekane tugiye kwigisha abana muri iri somo biboneka mu gitabo cy'Ikinyarwanda cy'umunyeshuri cyo mu mwaka wa 2. Niba umwana ataragitahanye imuhira, wagisanga kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning /reb.rw. Niba ubasha kugikuraho, wakireba ukajya ku rupapuro rw'159 n'urupapuro rw'162 tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho, ntugire ikibazo, urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mwitegura. Amezi yacu mu Kinyarwanda yose uko ari 12, mutega amatwi nyababwire mwiyumvire ukuntu ari meza. Mutarama, Gashyantare, Werurwe, Mata, Gicurasi, Kamena, Nyakanga, Kanama, Nzeri, Ukwakira, Ugushyingo, Ukuboza arashize. Abanyeshuri muteze amatwi radiyo, nizere ko mwese mwamaze kubona amakayi cyangwa impapuro, amakaramu ndetse n'ibitabo. Muriteguye? Byiza cyane. Ngaho reka dutangire. Uyu munsi turiga ibihekane nzwa na skwa. Turakora kandi imyitozo yo kuvuga no kwandika ibihekane nzwa na skwa hamwe n'amagambo arimo ibihekane nzwa na skwa. Kuko maze kubibabwira, tugiye kwiga ibihekane nzwa na skwa. Reka dutangirire ku gihekane nzwa. Twige Ikinyarwanda. Igihekane nzwa kigizwe n'izihe ngombajwi? Igihekane nzwa kigizwe n'ingombajwi 3. Ngaho nimugerageze kuzibwira umuntu mukuru muri kumwe. Niba kandi nta muntu mukuru muri kumwe,
uzivuge mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Igihekane nzwa kigizwe n'ingombajwi eshatu arizo na, za na wa. Ingombajwi na, za na wa nizo zitanga igihekane nzwa. Igihekane ni nzwa. Musubiremo nzwa. Twongere nzwa. Nanone nzwa. Murakoze cyane abanyeshuri. Ubu noneho tugiye kuririmba ka karirimbo kadufasha kwibuka igihekane twize. Mutege amatwi mwumve uko nkaririmba. Nzi kuvuga neza ijwi nzwa, nzwa, nzwa. Twese tuvuge neza ijwi nzwa, nzwa, nzwa. Nawe vuga neza ijwi nzwa. Ngaho noneho namwe nimumfashe tugasubiremo. Muriteguye? Ngaho turirimbire hamwe. Nzi kuvuga neza ijwi nzwa, nzwa, nzwa. Twese tuvuge neza ijwi nzwa, nzwa, nzwa. Nawe vuga neza ijwi nzwa. Abana muteze amatwi radiyo, murakoze cyane. Aka karirimbo muraza gukomeza kukaririmba nyuma y'isomo. Ubu noneho ngiye kuvuga amagambo atandukanye arimo igihekane nzwa. Muratega amatwi uko nyavuga, hanyuma musubiremo. Ijambo rya mbere ni muyunzwe. Dusubiremo muyunzwe. Subiremo mwenyine. Ijambo rya kabiri ririmo igihekane nzwa ni ntaganzwa. Dufatanye dusubiremo ntaganzwa. Musubiremo mwenyine. Byiza cyane. Abana, noneho nimwe mutahiwe gushaka amagambo arimo igihekane nzwa. Sibyo? Murashaka amagambo atatu arimo igihekane nzwa, muyabwire umuntu mwegeranye, cyangwa uyavuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Ayo magambo ashobora kuba ari amazina y'abantu cyangwa se amazina y'ibintu. Murakoze cyane. Amwe mu magambo mushobora kuba mwabonye arimo igihekane nzwa ni bashinzwe, bagenzwa, badahenzwe n'ayandi. Igihekane cya kabiri twiga uyu munsi ni skwa. Twiga Ikinyarwanda. Igihekane skwa kigizwe n'izihe ngombajwi? Ngaho zibwira umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa niba uri wenyine uzivuge mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Ndizera ko mwese mwabimenye. Igihekane skwa kigizwe n'ingombajwi ebyiri arizo sa na wa. Ingombajwi sa na wa nizo zitanga igihekane skwa. Igihekane ni skwa. Dusubiremo skwa. Musubiremo mwenyine. Murakoze cyane abanyeshuri. Ubu noneho tugiye kuririmba ka karirimbo kadufasha kwibuka igihekane twize. Mutege amatwi mwumve uko nkaririmba. Nzi kuvuga neza ijwi skwa, skwa, skwa. Twese tuvuge neza ijwi skwa, skwa, skwa. Nawe vuga neza ijwi skwa. Ngaho noneho namwe nimumfashe dusubiremo. Muriteguye? Ngaho dufatanye turirimbe.
ziri kuvuga neza ijwi swa swa swa, twese tuvugiriza ijwi swa swa swa, nawe vuga neza ijwi swa. Abana muteze amatwi radiyo, murakoze cyane. Aka karirimbo muraza gukomeza kukaririmba nyuma y'iri somo. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri. Ubu noneho ngiye kuvuga amagambo atandukanye arimo igihekane swa. Muratega amatwi uko mvuga ijambo hanyuma murisubiremo. Ijambo rya mbere ni rudaseswa. Dufatanye dusubiremo rudaseswa. Musubiremo mwenyine. Ijambo rya kabiri ririmo igihekane swa ni imiswa. Dufatanye gusubiramo imiswa. Musubiremo mwenyine imiswa. Byiza cyane abanyeshuri. Noneho nimwe mutahiwe gushaka amagambo arimo igihekane swa, sibyo? Murashaka amagambo 3 arimo igihekane swa, uyabwira umuntu mwegeranye cyangwa uyavuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Ayo magambo ashobora kuba ari amazina y'ibintu mubona hafi yanyu, amazina y'abantu cyangwa ahantu, ndetse n'andi magambo. Murakoze cyane. Amwe mu magambo mushobora kuba mwabonye arimo igihekane swa ni ubuswa, yakubiswe, inyamaswa n'ayandi. Twiga Ikinyarwanda. Abana muteze amatwi radiyo, noneho tugiye gukora umwitozo wo kwandika ibihekane nzwa na swa. Mbere yo kwandika, ndashaka ko buri wese ahitamo uburyo abikoramo. Ushobora gukoresha ikaramu n'urupapuro cyangwa agakayi kawe. Ndabaha akanya gato ko kwitegura, ubundi dutangire. Babyeyi, nimwibuke ko mushobora gufasha abana banyu gusubiramo amasomo mubatiza telefoni, hanyuma bagasubiza ibibazo byoherezwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Ukanda akanyenyeri 134 akadirishya, hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Ahangaha haboneka ibibazo ku banyeshuri bose guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye, harimo na TVT. Murakoze cyane. Noneho nimureke dutangire ku gihekane nzwa. Ese mushobora kuvumbura inyuguti zigize igihekane nzwa? Niba uzibuka, ngaho zubwira umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa uzivuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Ndakeka mwese mwazimenye. Igihekane nzwa kigizwe n'ingombajwi 3 arizo na, za na wa. Musubiremo na, za na wa. Mwibuke ko iyo twandika igihekane dukoresha inyuguti zifatanye. Ubwo mu kwandika igihekane nzwa turabanza kwandika na, hanyuma yayo tushyireho za, hakurikireho wa. Ngaho nimugerageze kwandika icyo gihekane ku mpapuro zanyu cyangwa mu makayi yanyu. Niba hari umuntu mukuru muri kumwe, aragufasha muri uwo mwitozo. Niba kandi ufite igitabo cy'umwaka wa 2 cy'umunyeshuri, warebe ko igihekane nzwa cyandikwa ku rupapuro rw'159 kugira ngo umenye niba wacyanditse neza. Zakunda gusoma mbiha umwanya
murakoze. Noneho nimureke twandike igihekane skwa. Ese muribuka inyuguti zigize igihekane skwa? Niba uzibuka, ngaho zibwira umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa uzivuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Ndakeka mwese mwazimenye. Igihekane skwa kigizwe n'ingombajwi ebyiri, arizo sa na wa. Musubiremo sa na wa. Mwibuke ko mu kwandika igihekane twandika inyuguti zifatanye. Ubwo mu kwandika skwa murabanza mwandike sa, hanyuma mukurikizeho wa, zose zegeranye. Ngaho nimugerageze kwandika icyo gihekane ku mpapuro zanyu cyangwa mu makayi yanyu. Niba hari umuntu mukuru muri kumwe, aragufasha muri uyu mwitozo. Niba kandi ufite igitabo cy'umwaka wa 2, wareba uko igihekane skwa cyandikwa ku rupapuro rw'162 kugira ngo umenye niba wacyanditse neza. nsomera ku ishuri ndetse n'iwacu ndasoma ibitabo byanjye bifata neza uko bikwiye, kandi nsinda andi masomo kuko nzi gusoma. Ababyeyi banjye barezi namwe bayobozi, muzirikane inshingano zanyu zo kudufasha kumenya gusoma. Aheza h'ejo hacu tuzahakesha gusoma. Bana tujye dukunda gusoma. Abana muteze amatwi radiyo, murakoze cyane kwimenyereza kwandika ibihekane zgwa na skwa. Niba mugikeneye gukomeza kwimenyereza, murakomeza nyuma y'isomo, mureke dukomeze. Ubu noneho tugiye gukora umwitozo wo kwandika amagambo arimo igihekane zgwa na skwa. Ndasubiramo buri jambo inshuro 3, nindangiza mbaha akanya mwandike. Murategereza mbanze nsubiremo, noneho namwe mutangire kwandika. Muriteguye? Reka dutangire. Ijambo rya mbere ni yatsinzwe. Ndasubiramo yatsinzwe. Nanone yatsinzwe. Ngaho nimwandike. Ijambo rya kabiri ni simpenzwe. Ndasubiramo simpenzwe. Nanone simpenzwe. Ngaho nimwandike. Ijambo rya gatatu ni nziraguseswa. Ndasubiramo nziraguseswa. Nanone nziraguseswa. Ngaho naryo nimuryandike. Ijambo rya kane ni umuswara. Ndasubiramo umuswara. Nanone umuswara. Ngaho nimuryandike. Murakoze cyane. Ku bafite igitabo cy'umunyeshuri cyo mu mwaka wa 2, mwareba kuva ku rupapuro rw'159 no ku rw'162 mugakomeza kwimenyereza. Umuntu mukuru wundi muri kumwe yagufasha kureba niba wabikoze neza, hanyuma akagukosora. Ndabashimiye cyane rero uburyo mwakoze uyu mwitozo. Muri abana beza cyane. Nimwiha amashyi. Abana, byanshimishije cyane uyu munsi kwigana namwe gusoma no kwandika ibihekane zgwa na skwa. Mwabyishimiye namwe? Dutega amatwi umukoro.
Ngaho rero mukomeze gushaka andi magambo arimo ibihekanenzwa na swa. Murashaka amagambo 3 arimo igihekanenzwa n'andi 3 arimo igihekane swa. Ayo magambo ashobora kuba ari amazina y'abantu cyangwa ibindi bintu bibakikije. Amagambo muza kubona muyandike muze kuyereka ababyeyi banyu cyangwa abantu bose mubana. Murasabwa kandi no kwandika interuro irimo igihekane nzwa na swa. Mushobora kwifashisha igitabo cyanyu kuva ku rupapuro rw'159 ndetse no ku rupapuro rw'162 mugakomeza kwimenyereza gusoma no kwandika amagambo n'interuro birimo igihekane nzwa na swa. Ababyeyi namwe turabakangurira gukomeza gushishikariza abana kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Turabashishikariza kandi kuzakurikira andi masomo y'Ikinyarwanda kuri radiyo. Murakoze cyane kwigana natwe. Mumfashe kandi dushimire UNICEF batwemereye gukoresha indirimbo nziza mwumvise muri iki kiganiro. Naho ubutaha. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa REB e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somumenye. Twiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome.